Tangiye agakuru kacu barakwereka umumama wari uri mu modoka atwawe n'umusaza yari ateruye akana, hakuno haturutse abapolisi baza bahagarika ya modoka basatira ya modoka ya ka gasaza barakabwira ngo umva muzehe iyi modoka yawe yisohokemo, hari umuntu turi kuyishakamo kandi birakomeye cyane ni umunyabyaha. Umusaza abura uko abigenza arabasobanurira ariko banga kumwumva. Urumva nawe ntabwo wahangana n'abapolisi, yumvaga ari abapolisi kuko ari abashinzwe umutekano, aratekereza ati si umuntu ntwaye ko mbonye ari umumama uteruye umwana uri aho ngaho nta n'amamarete afite ngo mvuge ngo wenda hari ibyo yibye ashyiramo, uyu mumama ari kuzira iki ko nta wundi muntu mpetse. Umupolisi arakomeza amutera ubwoba, umusaza abura uko abigenza ati nimujye inyuma musake. Bagiyeyo barareba barangije ngo umva mada ngo ni wowe dushaka, ngo hari ibintu byacu dushaka ufite. Umumama arumirwa arababwira ati ko nteze imodoka nigendeye nigiriye mu rugo muri kumbwira ngo hari ibyanyu mfite, ibyanyu mwampaye ni ibiki? Agerageza kubasobanurira ariko banga kumwumva, arangije arababwira ati ayo manyanga yanyu ntabwo nyashaka nubwo muntwaye ariko ndazira ubusa nta cyaha nzi mfite. Umusaza nyine urumva yabuze uko abigenza, arababwira ati nta kibazo ariko muntwariye umugenzi, arikomereza arigendera. Wa mama asigarana na ba bapolisi aho ngaho ati se muri kunshakaho iki n'umwana wanjye ko njye nta byaha nkora nta makosa nakoze, ikibazo mufitanye nanjye ni ikihe? Ngo hoya ngo tugiye kugutwara mu modoka tukujyane ngo irebe ngo urebe ukuntu umeze. Umumama arisaka koko ariko abona mu by'ukuri nta kibazo yari afite uretse imyambarire ariko iwabo biremewe nta kibazo. Birangiye barakomeza bamwishongoraho nyine bitwara nk'ibisambo, urebye ntiwanabona ko ari abashinzwe umutekano, namwe nimurebe uko bameze. Umumama arakomeza arabasobanurira ati ko njyanye umwana mu rugo muvanye kwa muganga umwana wanjye ko arwaye, ubu muri kumwicisha imbeho ngo bigende gute ko mureba yanananiye arimo kurira buri kanya. Barangiye ngo ibyo bikura aho ngaho ngo ujya mu modoka tukwereke aho tukujyanye. Birangiye umumama abura uko abigenza, urumva nawe abapolisi ugomba kububaha. Yinjira mu modoka koko barafunga, bamaze gufunga yita ku mwana we baramutwara, bagiye kugenda bamutware. Mu by'ukuri we ntabwo azi ngo bamujyanye he, natwe ntabwo turahamenya, reka dukomeze agafilime kacu. Gusa bisa nkaho hari ikintu bapanze, urebye uko bari kuganira nawe wabibona. Baragenda umumama akabona ari kurenga iwabo, arababwira ati se ko nari kumanukira hariya hirya turenze none mukaba mundengeje mu rugo? Baramubwira ati wowe nitwe tuzi aho tukujyanye ibyo byihorere, aho ugiye urahabona. Umumama arangije arabasobanurira ati amasaha yo guha umwana imiti yageze kandi hano hantu nta mazi ahari, mumbabarire njyane umwana wanjye mu rugo. Baramubwira ati itonde, arababwira ati ko mungejeje mu mashyamba kandi mu rugo naharenze munjyanye hehe ko ahantu turi kujya nta ngo zirimo? Barangije ati turahageze. Umumama agira ubwoba aravuga se muri guparika mu ishyamba njyewe nje gutura mu ishyamba? Baramwihorera baramushitinga cyane, arangije ati okay nta kibazo reka mvemo, avamo. Urabona bisa nkaho bari ku isiri, bombi bari ku isiri bano bashinzwe umutekano babiri. Amaze kuvamo nabo bavamo baramutangatanga. Umumama ati se kandi mwareka nkigendera nubwo ndeba izi nzira ntazizi? Umwe ngo mada ngo ntabwo uzi amakosa ufite? Umugore ati hoya nta makosa ufite nubwo ni ukuvuga ko utayazi. Nawe arireba koko abona ukuntu yambaye, aravuga se ikosa mfite ni iryo kwambara? Arangije abonye ukuntu bari kumutesha umutwe badashaka kumusobanurira ibyo bamujyanyemo, yarambitse umwana hariya ati nibwo ukoze ikintu cya nyacyo rero hagarara neza tugusake. Baramubwira ati hagarara wemye turebe ibyo dushaka kureba dusake. Umumama ati se muri kunsaka ko nta shakoshi mfite, ko nta gikapu mfite, murabona ari ibiki naba nabiba? Baramubwira ngo hindukira. Baramureba ahantu hose, mu mugongo, mu mutwe, bamureba ku kibuno, ku matako, ewana ahantu hose. Bisa nk'aho bano bantu hari ikintu bari gupanga kitari cyiza. Nta mupolisi wo mu Rwanda wakora ibi bintu wapi? Reba ukuntu bari kujya kumwikoreshwaho ku kibuno, ku myanya y'ibanga mu ndebe. Arangije mbere kububwa ewana ububwa ntabwo bwagera mu Rwanda ndakurahiye wapi pe. Arangije umumama yagize umujinya, yabonye batangiye kumumenyera agira umujinya, arabahindukirana arababwira ati ndabiyamye.
amambere mwaje munkura mu modoka nari nitegeye, none muje kumpehetaho, mushaka kumfata ku ngufu se cyangwa hari ikindi mushaka? Barangije batangira kumurwanya, arataka ariko mu by'ukuri ntiyari kubona uwamutabara, arangije yabakubise amavi, kimwe hasi ikindi hasi, amaze kubona bose abarambitse hasi ashikira umwana wiwe, arangije ati kwaheri ntimuzongera kumbona murakarindagira, arigendera. Abandi banyagwa Imana izabakubitire kure ntibazagere mu Rwanda pe. Arirukanka amashyamba, abantu batagira umwana n'impuhwe, ariko abashinzwe umutekano bo mu Rwanda umwana baba bamugiriye impuhwe imbere y'ibindi. Birangije bimwirukankaho, ubu se nta nubwo byatekereza ko umwana yakura umutima, bimwirukankaho nawe arirukanka n'umwana we avuga ati nkize ubuzima bwanjye, ubuzima buraryoha by the way. Aragenda nabyo birakomeza biragenda, bigeze imbere biramubura, bireba hepfo bireba hino bireba ruguru bireba hirya biraheba. Ese uyu mugore mwokabyara mwe yagiye, reba ukuntu bari gusimbuka mu mbingo. Barakwereka hakuno hari urugo, nirwo rwonyine rwari ruturiye ishyamba. Turebe ko uyu mumama ari rwo ajyaho. Uyu mumama yararubonye aravuga ati kankomange hano, arakomanga ati mumfashe, arakomanga cyane ati mumfashe we, muntabare ndapfuye. Hasohoka umupapa uraho ati ntabara, hari abantu bari kunyirukankaho bashaka kumfata ku ngufu ariko ngize Imana ndabacitse. Amwinjiza mu nzu arafunga, ati ariko ntabwo nizeye umutekano wanjye hano hantu kuko ni hafi y'aho bari kunyirukankaho ndabizi. Arangije abura uko agira, aramubwira ati umbabarire nibanaza ntubafungurire. Barakomanga, tubibafungurira ngo uri kumwe nanjye uratekanye nta kibazo. Ati nibaramuka baje hano rwose umbabarire ntubafungurire. Baraza, se uyu mumama aburiye, reka dukomeze imbere turebe. Barakomeza barirukanka mu ndebere, ubusa iyi myenda mu by'ukuri baba babambitse si iyo gupfa ubusa kweri, si ukwangiza igihugu. Yamuzanira amazi ngo anywe, yari afite icyaka nyine, urumva umuntu ufite igihunga ntabwo yaburana n'icyaka. Arangije ati umbabarire nibaza ntubafungurire, mfite ubwoba, cyangwa se niba hari ahandi hantu wampishe uhampishe, ariko nzi ko bari inyuma yanjye bari kunyirukankaho cyane. Umupolisi ati oya, umugabo ati oya wigira ubwoba, uri kumwe nanjye nta kibazo, uratekanye turi kumwe. Aramusobanurira aramubwira ati ndakwinginze nibanaza ntubafungurire. Ati oya nafungura nta kibazo ntacyo uraba. Ako kanya bumvishe uwakomanze. Umugore ati mbabarira, icyo ari cyo cyose ndagikora ariko mbabarira ntubafungure, bari abantu baranshaka bashaka kungirira nabi. Ati tuza ariko wowe tuza, ati tuza. Umuntu arakomeza aratuza ariko n'ubwoba. Umushenzi yaraje arafungura, we ndebera, abantu bo muri iki gihugu mu ndebere ni ukuri. Amaze gufungura baramubaza ati se nta mumama ufite umwana mwiza cyane uteye gutya wageze hano? Bati simubizi se, ntabwo ntimuzi ko dusanzwe dukorana se? Mu ndebere ni ukuri ngaho mutinde yanitse ntiriwe. Kumbe cya kigabo nacyo gikorana na zino ngegera, nduzi ko abatari abashinzwe umutekano ari ukutwangiriza izina. Baba baraje batangira kwisetsa. Umugore ati niko wakigoryiwe, ati nibi nawe unkoreye urangambaniye, iyo undeka nkikomereza ko ubuzima bwanjye butari kujya mu byago. Subire base ati ni kashi ihangane nta kundi mubyeyi, cya mbere ni kashi muri ubu buzima. Umugore yarebye ukuntu abo bapolisi n'uyu mugabo bakoranye, arangije ati buretse ibyo munkorera byose nanjye nzabitura muzabibona. Arangije ku mutima ati ko naherutse mbacuma amavi se nkagenda, plan B ndayikura he? Ubwoba bwaramwishe. Areba wa mupolisi, areba ba bagabo, ewana aravuga ati si ubu koko Mana ndagira gute? Mana ni wowe urantabara, zino ngegera, ni wowe urantabara bano bamayibobo. Arangije ati ubu se koko ibi ni ibiki bimbayeho umwuka byarama? Yagize gutya aterura y'amazi bose arabacucira, anyuraho aranyaruka, araza barakwereka ya modoka bari basize bayiparitse hano. Arangije ajya muri ya modoka n'umwana we, ati kambaye kiba kibi pfa kuba ari ubuzima gusa. Ibaza ko agiye gutwara imodoka y'abapolisi, ariko nawe ari wowe
wabigenza gute? Niyo mpamvu kugira perimi ari ingenzi, kumenya gutwara imodoka ari ingenzi. Mundebere, iyi niyo igiye kumutabara, yahise akandagira umuriro ako kanya, aranyaruka yitwara ibabi, arirukanka. Abapolisi barasohotse basanga umugore imodoka arayihitanye, barangije ati reka dukureho icyombo duhamagare kuri sitasiyo bamutangiye. Tumva alo, hari umumama utwaye imodoka imaze gutya na gutya yacu y'akazi, mumutangirire hafi ntaze kubacika. Noneho birangiye nabo barirukanka, cya kindi nacyo kirabibona ko hari ikintu kibaye kitagenze neza. Umumama ariruka, abona izindi modoka ziri kumutangira, ariko aravuga ati wapi, arikomereza. Arangije ati ewana ndabacitse tu, ariko ntago murambanaho, n'ubundi ndanajya kubarega. Yabonye imodoka iri kuza imushaka imusatira, arikomereza, ahubwo akandagira umuriro kurusha. Arirukanka ariko arananiwe tu. Ari kubwira umwana we ngo umwana wa tuza tugiye kugerayo, tugiye kugera mu rugo, tujye kurega bari abagabo batumye wirirwa utanyweye imiti. Barakwereka hakuno hahise haza imodoka iramwitambika. Gatanga yafashwe. Agiye kubona abona ba bagabo bavuye mu modoka. Ati ubu koko ndagira gute? Mwabapolisi mwamba bari ngo vamo, mu modoka va cyatukura se. Usuye umurandasa ntimureba ko mfite umwana ukeneye kurerwa koko, umwana wanjye w'umwaka umwe. Bahita baza ngo bamwikuriremo, avamo, ntiyabarwanya ntiyabarushye. Barangije baramubwira ati twarakubwiye ngo nta hantu na hamwe waducikira. Nuko bamutesha umutwe ku rwego rwo hejuru. Ako kanya hahise haza abandi bapolisi, baravuga ati nta soni, aho mwahereye ibyo mwahereye byose mukora. Wa mumama ahita aza abiyungaho, kumbe yari yahamagaye yanabareze. Nubwo ntwaye imodoka ariko bimeze gutya na gutya, ni abapolisi banyu bari bagiye kumfata ku ngufu. Arangije ati noneho Gatanga yafashwe, ati namwe mufatiwe ibyemezo. Barakwereka ukuntu byaje kuba byagenda. Yaraje mbere yuko afata imodoka badusubize inyuma mbere, yaraje agera hano kuri sitasiyo, aza kubanza yatanga ikirego. Ati hari abagabo bangendaho baba bashaka kumfata ku ngufu. Uko bambonye bashaka kumfata ku ngufu. Hari undi babikora gusa nanjye ngo iyo bambonye ngo baratwitiranya. Umupolisi biramucanga, si ibyo bintu kandi mwibiki. Aramusobanurira, aramubwira ati mbere na mbere byagenze gutya, amubwira ukuntu ibintu byose byagenze. Niyo mpamvu bohereje bano bapolisi babiri ngo baze bamugende inyuma bamufashe. Baje yari ari ku mupangu. Noneho barakwereka mbere na mbere ajya guhura nabo ukuntu byagenze. Yaraje baramubwira ngo fata umwana wawe umushyire mu modoka, numara kumushyira mu modoka usohoke hano tuvugane. Umumama yarasohotse, amaze gusohoka baravugana. Bamaze kuvugana bamutera ubwoba, baramubwira ngo reba hirya, reba hino, reba hepfo, reba ruguru, hindukira tugusake. Arahindukira, amaze guhindukira baragenda bakora ku kibuno, bakora ahantu hose ngo bari kumureba, ngo rega ngo bari kumusaka. Ni gutya abantu basaka? Abagore nabo bumiwe, abagore beza we barumiwe pe. Noneho birangiye umumama yarabikoze, ariko ku mutima ati nimumpemukire ariko nzabagezayo. Maze kubabwira ko azabagezayo, abapolisi nabo baravuze ati ntacyo, ariko twahakuriye. Arangije arahindukira, ariko se mu by'ukuri muranshakaho iki mu by'ukuri? Aho mwahereye mungendaho munyirukankaho, ni iki kintu nabatwaye, ni iki kintu naba narabatwaye muri ubu buzima? Ati ni wowe wenyine dushaka. Barakomeza baramutesa, bamutesha umutwe, arabareba, akana kari kurira mu modoka kandi bari kukumva.
ntacyo bitayeho, barangije ngo kuramo imyenda cyangwa tukwice. Umumama icyo gihe yayikuye, amaze kuyikuramo arababwira ati nimukore ibyo mukora vuba maze nigendere. Yarangije amarari menshi, reba amarari bafite, ndebera mu by'ukuri iyi myenda uwayibakuramo kuko ntibaba bari kuyicisha intuza, kuyisuzuguza. Noneho birangiye ati mwambabariye nkigendera ko mureba mfite umwana ukiri mutoya, mbere ntabwo ari mwe mwamfashe ku ngufu mukantera inda y'uyu mwana, kuko none ntimunashaka ko mukuza. Birangiye ati ntibishoboka, rega n'ubundi uracyari mwiza, ati uracyari mwiza, ntibishoboka uracyari mwiza. Noneho wa mumama abura uko abigenza, avuza induru ashaka kubarwanya ariko biranga, bamupfutse umunwa bakora ibyo bakora. Birangiye ngo ngaho ambara, bamusiga aho ngo urabona bari kwambara nabo bari gufunga imikandara. Ni ukuvuga ngo bano bagabo, abagore beza bose babonye babakorera ibya mfurambi. Uyu mugore ni uwa kabiri bakoreye bino bintu. Twabonye uwagiye kubarega, none ahangaha reba n'uyu nguyu. Birangiye b'abapolisi bati noneho wagenda nta kibazo, wafata umwana wawe ukagenda. Yafashe umwana wiwe ariko arababwira ati ibi bintu muhora munkorera muzabibona. Mwibuke dufite undi mumama wanze kugira ikintu abapimira, buri gihe uhora bacika bapuriza, we yanagiye gutanga ikirego kuri polisi. Birangiye uyu nguyu baramubwira ati wowe uko tuzajya dushaka ibintu uzajya ubidukorera kandi nta n'igiceri tuguhaye, nubyanga tuzakwica. Basigara bishimye ati icyo genda sha, nubwo hari mugenzi wawe watunaniye ariko byibuze wowe uradufasha, uraturemera. Umumama yarigendera aravuga ati mwana wanjye ibi mbikora ku bwawe, mba nanga ko banyica ngo nawe bakwice. Noneho uyu nguyu yamaze gutanga ikirego rero, ari uyu mugabo abona uwo ari guha ikirego ntarimo kucyumva, ntari gushaka kucyumva. Kumbe uyu mugabo arimo guha ikirego ni wa wundi, wa mumama wa mbere twabonye batweretse wanatwaye imodoka, ni wa wundi yagiye gusaba ubufasha agasanga akorana na ba bapolisi, nawe ni ukuvuga ngo ni umupolisi. Urabona ntari gushaka kubyumva, ahubwo nawe aburimo nuko uyu mumama we atari yamumenya, iyo ngira ngo haje wa wundi aba yamumenya. Ararira aratakamba ati bangeze kure, banteye inda, byagenze gutya. Umupolisi yanga kubyumva ati buriya wabona ubeshya, ati jyana uwo mwana, genda hariya jyana uwo mwana. Umumama yarasohotse ahita ahura n'umwafandekazi hano, ariko abona ari kurira. Umwafandekazi ati madamu bigenze gute ko mbona ufite ikibazo? Arangije ati oya it's okay, bimeze neza, bimeze sawa. Amaze kumubwira ngo bimeze sawa, ati wanze kumbwira madamu, ati ndabona bataguhaye serivisi neza ariko ndabikurikirana ndabimenya. Yari afite ubwoba ko bashobora kumwica aramutse avuze ukuri, aricecekera arigendera. Uyu mwafandekazi ako kanya hahise haza undi mukobwa, hahise haza wa mumama wundi umwe watwaye ya modoka. Ni mu minsi yashize, mu myaka yashize bari kudusubiza inyuma, haje undi nawe arimo kurira, aza gutanga ikirego kuri uyu mupolisi. Uyu niwe wa wundi ari gusobanurira abapolisi ibyo bagenzi babo bakora. Arangije araza nawe atanga ikirego, arababwira ukuntu ibintu bamukorera, uko bigenda, uko bahura bamubeshya ngo bari kumusaka n'iki n'iki, ukuntu bamuteye inda bahuye bwa mbere. Yarangiza akavuga ati nta na rimwe muzongera kunsambanya. Arimo gusobanurira uyu mugabo ariko ikigaragara ntarimo kumwumva, barimo no kumwereka uko byose byagiye bigenda. Birangiye abapolisi ibyo bagiye bamukorera, bakamufata ku ngufu bakamubwira ati nawe bizarangira utubyariye umwana. Nuko byose nibyo yasobanuriye wa mugabo, amusubiza inyuma ku rwego hahandi usobanurira umuntu nyine ukarwara umutwe tumwe, ariko banga kumwumva, yanga kumwumva. Uyu we abereka n'ukuntu bagiye banakoresha imbaraga bamubabaza ku mubiri, bakamuhohotera ku mutima, ku mubiri, ku gitsina. Ewana ihohotera ryose bararikora. Ibaza abashinzwe umutekano bameze gutya bageze mu Rwanda, ewana twanapfa kabisa. Ntago tubashaka, Imana ibatsindire hirya. Yayoye imicanga abajuha mu maso arigendera. Nuko nguko ubwo yarusimbutse urwa mbere.
aracyasobanurira wa mwafande ariko ntabwo arimo kumwumva, reka da, kubera ko nawe hari amakuru abifiteho. Yarirukanse bamwirukaho, arataka aratabaza, yaraje arakwereka ukuntu byagenze. Yaraje yirukanka muri rya shyambano n'ubundi, arirukanka bya bindi ngo hiriye mu nzu ntahadapfunda imitwe. Yaraje n'ubundi ahura na cya kigabo batweretse cyagiye cyanga kumutabara, aragihobera akibwira ikibazo afite, kiramubwira ngo biraza kumera neza, ngo biraza kumera neza. N'ubundi ni nacyo wa wundi ari gusobanurira, ni nacyo bari gusobanuriramo hariya, ntabwo bazi ko ari igipolisi nacyo. Aragisobanurira ngo tuza, ngo biragenda neza, ngo kuba wahuye nanjye ngo birahagije kugira ngo umere neza, ngo ni njyewe, ubundi ni njyewe mwami w'abagore mo hano muri iri shyamba, umugore uhuye n'ikibazo wese ninjye aza asanga, ngo ndagutabara humura. Umugore ati buriya ari buntabare. Yaramujyanye nk'ugiye kumutabara koko. Kurikira turebe. Agafilime ntikagucike, kandi niba wagakunze ukore share, kande subscribe and comment na like nyinshi cyane. Arangije abapolisi barakomeje baraza birukanka, barimo kumushaka ngo buriya nta kazi hariya, nta kazi. Barakwereka n'ubundi ni kuri ya nzu, ni kuri ya nzu nabwo wa mama na wa mugabo baje. N'ubundi ni kuri ya nzu, ni muri ya nzu baje. Barangije araza aramusobanurira ukuntu byose bimeze. Amaze kumusobanurira ubona umugabo ari kugenda nawe agaragaza iheheta ryinshi, ariko akamubwira ngo birakunda, ngo ndagufasha, ngo ngwino ahubwo ngo nkujyane mu cyumba ngo ujye kuruhuka. Barakwereka ukuntu yari yarabananiye, ariko uyu muntu ari we wamukozeho, azi ngo ni umuntu uri bumufashe. Arangije kugira b'abapolisi barashakisha undi ngo bamujyanye mu cyumba ngo yitunganye akarabe, ngo agende ngo yitunganye, ngo akarabe, ngo aryame, ngo aruhuke, ngo agire. Ariko izi mpuhwe z'umugabo ureba gutya, reka turebe. Bisa nkaho kino kigabo hari ibintu kizi, kuko reba kigeze hano kiratekereza, nyine bisa nkaho gifite umupangu utumwe. Birangiye umumama yaraje ariyambura ngo yoge, akimara kwiyambura araza areba hano ngo arebe ko abona isume, arafungura muri garderobe ngo arebe. Ako kanya yari akimara kubona isume, wa mugabo yahise aza azanye n'aba bapolisi. Mana ishobora byose koko, ahangaha ho rwose Mana ni wowe wenyine uratabara uyu mumama pe, tabara uyu mubyeyi. Noneho mwibuke ari kutwereka ukuntu we bamuteye inda yari yarabananiye. Noneho birangiye bahise bamwishyura amafaranga, ngo n'ubundi amubwira ko akunda ngo mubyeyi ngo ihangane, ngo amafaranga se kari yagize isi, amafaranga niyo yagize isi. Arangije bahise bamujugunya ku buriri ako kanya. Ubwo bakoze ibyo bakora, asigara aho ngaho arimo kurira yababaye, nabyo birimo kwambara. Birangije ati ubuzima bwanyu tuzabwangiza mpaka ni wowe wonyine wari waratunaniye, ati abandi bo turabashoboye. Arangije ati bino bintu muzabyicuza, kandi vuba muzabyicuza mu minsi mike. Bijya aho ngaho biraseka birishima, undi arimo kurira. Nta mupolisi w'igihugu cy'u Rwanda wakora ibi bintu, ntago bibaho. Buno bubwa ntago reka iwacu nta buhaba. Imana ibatsindire kure, ewa namwe murimo mureba iyi filime musenge abapolisi ntibazagere mu gihugu cyacu. Noneho arangije agira ubwoba, arababwira ati ibyo munkorera byose muzabyicuza, niyo mwananyica kandi umurambo wanjye muzawubazwa, uzabajya ku mutwe. Ararira ati mwambabariye ntimuzongere kunyirukanka, ati n'umwana numubyara cyangwa ukamwica ibyo birakureba, ariko n'ubundi buri gihe tuzajya duhura twongere tugukenere. Yararize ararira, kumva arimo kurira, ariko ibyo arimo kuvuga ari kubibwira cya kigabo n'ubundi aricyo kino kibatanga. Bo ntago babizi, iyo yambaye imyenda y'igipolisi ntago abasanzwe cyangwa kubyumva. Biramubwira ngo ibyo bintu se, ngo ibyo bintu ni amanyanga, ngo uzabugaruka, ngo uzabugaruka, ngo uzabugaruka. Wa mukobwa yahise yinjira w'umwafande, ati nari ndimo kubumva, nari ndimo kumva ibyo mwakoze byose. Wa mugabo hano mbere na mbere havuye umumama nawe ufite umwana, aragusobanurira wanga kumva.
uyu nawe aragusobanuriye wanga kumva. Ati none ikigaragara bari abantu uri kumwe nabo, nawe uri umwe muri bo, kuko yabikubwiye nabyumvishe. Umugabo ati arisobanura ariko biranga. Ati saha izi mwese muri bujye gufungwa. Polisi abwira uwo mumama ati mwampishe mugenzi wawe nawe twahuye arampisha. Ati ariko njyewe ntago njya nwera abiri. Ibyo bintu ntago njye nabishyigikira. Naba ndi umwafandi umeze gute se? Ubundi uyu mukobwa niwe mupolisi wo mu Rwanda, ni gutya baba bameze. Ubwo aracyari gusobanura ibyamubayeho we na mugenzi we uri hano kuri iyi modoka. Noneho birangiye amaje kubasobanurira buri kimwe. Ati nta kindi mukwiye uretse gufungwa. Yagira ngo nyine babafate bazi ukuri kose, kuko hari abagore babiri bajengerejwe nabo muri kino gihugu, muri no karitsiye yabo. Birangiye bahise babanyata, harya ngo ni ukubata muri yombi. Dore ni gutya babata muri yombi. Urabona atari yombi bakoresheje, bajyaga bavuga ngo runaka yatawe muri yombi. Nkatekereza ni gute umuntu bamuta muri yombi, kumbe ni gutya ndabibonye. Wa mama arangije ati oke mwana wa turaruhutse. Wa mama wundi nawe ari bubimenye iyi nkuru nziza ntago yayiyoberwa. Nuko birangiye ati nyine nuko bakozeho. Barakwereka hashize iminsi mike baje gukomangirana cya kindi. Ati nawe turakujyanye. Wa mama mwirwaga mutesa mufata ku ngufu mugira muti na wa wundi mwahereyeho nibo babakozeho. Noneho birangiye ati nibo babakozeho, nibo babafungishije. Ati mwari muzi cyangwa ngo ntago tuzabimenya. Barisobanura ariko umwafandekazi ati wapi. Ati ntimukigire intakoreka ngo mwumve ko bitazamenyekana. Nuko hashize iminsi mike wa mama na wa wundi bari hano bari kuganira na wa mwafande, bari kumushimira, bari kumubwira uburyo ki bari babayeho mu bwoba. Amapasiporo yabo bari barayafunze, buri kimwe cyose ewana ubuzima bwabo nibo babikontorolaga. Ati ndagushimira cyane. Umwe ashimira mugenzi we. Agafilime kacu nuko kagiye karangira. Mujye muharanira ubutabera bwanyu namwe. Ndabakunda cyane, mukore subscribe kugira ngo buri kavidewo kose nshyizeho keza cyane kajye kabageraho. Ciao ciao. Bye naho ubutaha. Babandi nabo bari mu munyururu, nimuhumve nta n'ikindi kintu mukwiriye.